Yego twongeye twagarutse kabisa ahangaha nakubwiye ngo ne future empire ni future empire. Niba utarakanda subscribe ndagusaba kubanza gukanda subscribe kugira ngo dukomeze ukande like share no muri comment wandikemo kabisa tuvuga uko filime yacu imeze. Nakubwiye ngo nukujya tuza tuvuga kuri filime yacu ko yagenze cyangwa se uko imeze, tuyiganira utubatera courage kabisa, tubabwira ngo mugomeze kudushimisha, mugomeze kuduha ibyishimo. Tujya no kuri big family kabisa tubaha subscribes, tubabwira ngo nabo kabisa cyane dushyiramo za like nyinshi cyane hariya muri big family. Rero iyi TV nuko nayibabwiye future empire, nakubwiye ngo ni ukuza tuvuga kuri filime yacu. Hano filime yacu twabonye ko yatangiriye kuri Cyusa na Isimbi bari kuganira ku nda ye. Hano ikigaragara nuko Cyusa yemeye ko yateye inda Isimbi, ariko yabyemereye imbere ya Isimbi gusa. Cyusa nagashaka ko hagira undi muntu ubimenya. Cyusa arashaka kubanza kwikorera ubukwe we na Iribagiza, ubukwe bwarangira Isimbi akabona kumwegera akarera umwana. Ariko Isimbi nawe yamukuriye inzira ku murima, aramubwira ati ngo ubukwe kugira ngo buzabanze wewe uzabanze unyice wice n'umwana wawe, ngenda gupromisinga yuko nta bukwe bwawe na Iribagiza buzabaho. Iki ni ikintu tuba tugomba gukuramo isomo. Narakubwiye ngo ahangaha nukuza dukuramo isomo tureba ibintu ukuntu bimeze. Ahangaha niba umukungu yanze undi mukobwa akamusebya kandi bararyamanye bose babishaka, none ngo umwana azamurere, wowe uramutse uri umukobwa wabyemera? Kujya muri comment kabisa tukandikamo uko byagenda. Aka niko kantu k'agasomo twabashije kuba twakuramo hano ngaha keza cyane numvishe twasangiza abakunzi bacu. Kandi akandi kantu keza twakuyemo nuko mama Cyusa yaganirizaga Cyusa we na papa we, akamubwira ati ngo ntihazagire umuntu n'umwe wereka ubusa bwawe, uzigaragarize umukobwa wenyine muzabana aba ari uzabona ubwambure bwawe. Iki ni ikintu gikomeye twe nk'abasore tugomba kwigaho, tugomba tukakimenya tukagishyira mu bikorwa kabisa, yuko umuntu ugomba kubona ubwambure bwacu gusa ari umukobwa wenyine tuzashakana, wenyine uzaba umugore wanjye, nta wundi muntu kabisa uba ugomba kubona ubwambure bwe. Ariko hano mama Cyusa yicaje Cyusa aramubaza ngo tubwize ukuri, hano turi twenyine, waryamanye n'uriya mukobwa cyangwa ntago wabikoze? Ibya Cyusa rero bigomeje gucangana. Uruhande rumwe arabyemerera imbere ya Isimbi, ariko ahangaha imbere y'ababyeyi be yabihakanye kabisa yuko akiri imanzi, yahakanye yuko yataye ubumanzi bwiwe, yavuze ko akiri imanzi, bisobanuye ngo ntago yemera ko yaryamanye n'uriya mukobwa. Ibintu biracikira, ibi bintu biraciki, ibi bintu birabyara iki, ibi bintu biraherera he? Cyusa yanze kwemera kabisa ko yaryamanye na Isimbi. Kandi ahangaha Isimbi nawe aba ari kuvuga ngo ni gute Cyusa yemera agafata agahakana umwana we imbere y'imbaga y'abantu, imbere ya mbaga nyamwinshi kweri? Ibi biterwa n'iki? Ibi ni ukubera iki? Ni ibintu kabisa hano ngaho iyi filime ibi kugenda itwigisha. Isimbi yavuze ngo ngiye kwereka Cyusa ko umuntu yari azi ngiye guhinduka kandi nzamubabaza kabisa, ku buryo n'ikindi gihe niyo naba nakiri muri ubu buzima azajya anekereza akagira ubwoba. Yavugaga Cyusa yakoze ikosa ngo rikomeye cyane. Ariko nawe uri umukobwa byakubabaza kabisa, mukaryamana mukundanye akagutera inda ariko akakwihakana imbere ya mbaga nyamwinshi. Ako se ari wowe uramutse uri Cyusa washaka mw'uyu muryango umeze uko? Ase uramutse uri Cyusa wabigenza ute? Ase uramutse uri Isimbi inda wayikuramo kubera ko papa we atabishaka? Wagomeza ukayimugerekaho? Ase mwabana umugabo atagukunda nta kintu byaba bigutwaye se? Ni ibintu tuba tugomba kwigaho tukandika no muri comment. Narakubwiye ngo ahangaha mabaho kugira ngo dusobanukirwe cyangwa se twige, tugire ikintu dukura muri filime pana kuyireba gusa.
ikindi kintu rero twabonye twihuse cyane nta bintu byo gutinda kuko nakubwiye ngo aha ni ukwiga ku tuntu tw'uduce cyane. Twabonye ko Cyusa n'umujinya mwinshi niho filime yacu yabashije kuba yarangirira. Hano Isimbi yari ari kuburana na mushiki wa Cyusa, Cyusa akunda cyane kabisa. Cyusa asanze bari kuburana basa nkaho bari kurwana, Cyusa yahubutse ahita akubita umugore we witwa ko ari umugore, uwiyita ko ari umugore we ni Cyusa wakubitaga Isimbi. Isimbi we aba yivugisha ko ari umugore wiwe, ariko hano Cyusa ntabyemera kabisa. Ahangaha ikintu cyabaye rero, Cyusa yahise akubita Isimbi Cyusa yahise akubita Isimbi kuko yarasanze ari gutongana na mushiki we akunda cyane nk'uko turi kubibona hano hejuru kabisa. Yahise amukubita urushyi ahita agwa hasi. Mushiki aravuga ngo ako kari kwiga ibi cyane. Iyo filime yacu rero yabashije kuba yarangirira, nakubwiye ngo aka kari agashoti kari ukuntu tugiye kureba cyangwa se mu kuvuga muri make utuntu tuba twagiye tubamo ku buryo twaduha isomo. Ni ukuvuga ngo tuzajya tureba amasomo kabisa twakuramo nuko twayiga. Ahangaha isomo ryaba ririmo ahangaha Cyusa rero yabashije kuba yakora, nuko bigaragara kabisa ntabwo yari ari kurwana cyangwa ntabwo yari ari gutongana bikomeye na mushiki we, ahubwo Cyusa we yahise aza akubita nta kindi kintu yitayeho. Ahangaha tugomba rero kubanza tukitonda tukareba icyo tugiye gukora niko kantu wenda gatoya kabasha kuba twakura mu kwikontorora kabisa, twareka kwita duhubuka. Rero ndagira ngo nkubwire ngo reka dusubikire ahangaha, ahubwo tuzongera kubona n'ejo ku busesenguzi bw'ejo cyane kabisa. Nongere mwibutse wowe muntu urangije kumva iyi video cyangwa se ukigera ahangaha gukanda subscribe. Ciao ciao, bona hejo.